Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mwana natwe umunsi ku wundi, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanjye. Uyu munsi rero ntago usanzwe, ntago nje mu biganiro nk'ibyo nsanzwe mbagezaho, ariko ndashaka kubwira niba utarakora subscribe ubanze uyikore, nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Uyu munsi rero hari abashuti banjye tubana muri groupe yitwa Inkoramutima. Ngiye kubahamagara, ntago bose ndabahamagara bakeya, noneho muri bwumve ukuntu ndi bubabwire. Mubane nanjye muri prank, kumve niba iri bugende neza, twumve yuko iri bucemo. Nidacamo turahamagara undi kugeza prank yacu igenze neza. Uyu nguyu ndumva yanze gucamo, kaduhamagara undi. Duhamagare undi turebe noneho we ko iracamo. Kumve iri busy. Oh man, ubuse tongeye tuhamagare turebe, wabona ari kuyivugiraho. Kamuhamagara uyu nguyu ni umushuti wanjye, twumve ko iciyemo, kanumve ikintu ngiye kumubwira. Rwibutso, bite? Sawa. Urihise? Cyane se Rwibutso, umva sha nkubwire, ngize ikibazo mana yanjye, nese ubu ndabigenza gute? Mbabarira ndakwinginze ntumpakanire. Sha Rwibutso, ngize ikibazo, ndashaka amafaranga 150. Hahiye iki se? Shamba bara Rwibutso. Ako Rwibutso wayakora uko ko wabura amafaranga cyangwa se wanayabwira umugabo wawe? Mbabara ndakwinginze niba uri inshuti. Sha Rwibutso, ibintu bimbaye ndumva ntafite ukuntu nabisobanura muri kano kanya. Nukuri ni ikibazo gikomeye, basi mbwira ndaza kugusobanurira. Yego kushange nayo mfite kamubaze numve. Mubaze ntukupe nyine, mubaze numve umbwire. Yaje mubaze se rukumva. Nese Rwibutso, none se sha Rwibutso winyiye amape, usubwo uri kunyama kandi nkubwiye ko mfite. Oya sheri, Oya siki. Nyine reka mubaze. Umubaze, none se ubwo murayampa? Kwamagara nyine nose jya ko nawe mfite, reka mubaze. Okay, ngo uhite umpamagara. Agiye kubaza umugabo we niba amafaranga 150 mwatse bari buyame. Arambwiye ngo arahita yongera ampamagare, noneho kadutegereze ampamagare hanyuma ambwire. Turamutegeza se cyo mbaze impamagara undi. Kampamagara undi, ndetse ndamubwira ngo iki. Kampamagare undi, wa undi yari iri busy, numve noneho ko iri bucemo iciyemo. Alo, bite? Uri he? Oh, sha Divi, ko ukiri umwana mubi. Gute?
Shatse ko zurantunguye pe ntago nari nzi yuko uri umwana mubi. Wagize ute? Sha Divi. Njye ntago nari nzi ko ushaka kunkora ibintu nk'ibi ngibi. Turashize. Washize iki? Nakoze iki se? Ukoze iki se ntago ukizi? Oh my goodness. Mbwira nyine numve. Ndamukubye kanze ndebe ko ari bumpamagare agize ubwoba ari kwibaza ikintu yakoze. Wowe undi nawe ugiye koza umugabo we ntarampamagara. Turebe ko ampamagara akambwira niba amafaranga bayampa cyangwa batayampa. Ahita amubwira ngo ubwo rero ikindi ntegereze se nongere muhamagare ndabona yanze kumuhamagara. Kanongere muhamagare. Kanongere mpamagare uyu nguyu mpamagaye ndabona yanze kumuhamagara. Noneho umutuke. Sha Divi koko ugende umvuga ngo ndirata ngo ndagira Divi koko nawe umuntu nizera. Uguseka iki se? Ndeka nisekere. Useka iki se? Ndeka nisekere ki? Sha wiseka mani byambabaje. Sorry sheri. Sorry iki se? Kubana yaryoye. Cyangwa umuntu wakubwiye ibyo bintu ninde? Ninde ubyutsa gusaza? Wowe wabibwiye. Sha wiseka mani. Ayo sha jegoze. Sobonye ko napanitse. Ntabwo napanika pe. Kubera Mpanikishwa n'iki? sawa rero. Ibyo ntabwo byansaza baby. Sawa. Like ikindi kintu mbeshya. Okay. Umva Frank yanze kumufata ati ntago bibaho. Mbese arizeye ko atamvuga. Wa wundi yanze kumuhamagara. Mpamagare nde? Kanongere mpamagare wa wundi yanze gucamo twumve n'ibicamo. Ndabona itari buze gucamo. Ntabwo iri bucemo iyi ngiyi. Kaduhamagare undi. Ngira ngo iki? Ndabona undi yanze kumuhamagara. Ngira ngo iki? Kamugire Diane. Diane nawe umubwira iti umvuge genda umvuga. Wa wundi arampamagaye umwe nabwiye nkeneye amafaranga 150 katumva ukuntu ari bumbwire. Karame Rwibutso. Umva ngo reka baze umuntu iyo yahaye amubaze. Sha Rwibutso murakoze cyane pe Imana ibahe umugisha. Abantu bose nari nababwiye bampakanira gusa nyine it's a prank. Yeah? Yari prank. Thank you baby. Urashasha. Ubu ngubu umva uri live kuri YouTube channel yanjye. Ndashya gute se Sha Rwibutso umva patro wawe nyine umva umusuhuze murakoze cyane ndabashimiye ndi mu kiganiro. Urumva ko amafaranga bari bagiye kuyampa. Ubu ngubu rero
ngiye guhamagara Diane twumve Diane niba aragira ubwoba. Alo wiyana bite ni byiza uri hehe? ndi mu rugo uri mu rugo? sha ndihakurikira umwana mubi yisiki gwiki tenata guteze ngo gute komana sha cyakoze inshuti ni Yesu pe. Gutera ubwoba ntago ndi ugutera ubwoba pe sha ya uri umwana mubi nukuri sinense washobora kugenda umvuga unsebya unavuga ibintu bitari byo. Gute abo wabwiye se bo wirwumbwira nabo ntago bazi kwego ko agize ubwoba mpisemo kupa kandebe yuko ari agira ubwoba akampamagara akambwira ati ninde wakubwiye ibyo bintu twumve ukuntu biri bugende kantegereze ndebe ko ari bumpamagaje natampamagara ndamwihorera bazabibona mu kiganiro yuko yari prank. ndabona atari bumpamagare ntabwo bagize katampamagara amayinite afite kankumize mpamagara undi ndabona kibondo wimuhamagaye ntabwo yagira ubwoba. siko nari numvise bisonnye nk'amayinite ashizemo. kamagare uyu nguyu alo alo sibo bite ni byiza uri hehe se? uri he? Kimironko mu isoko. Alo ishaki kubera uri umwana mubi ninde tuvugana? ninde muvugana? nuko nyine na nimero yanjye warayisibye kugenda wirirwa umvugaguzwa ahantu hose none na nimero yanjye warayisibye. ese byagenze bite? byagenze gute? kwirwa umvuga koko ni ikihe kintu nawe nagukore ku buryo wagenda umvuga unsebya koko? nakuvuze ngo iki se kandi? ibyo wamvuze si waka kanya waba ubyibagiwe n'ukuntu wabivuze ushishikaye nk'aho wari uhari. kuko Yesu wanjye. Yesu iki se? Sorry nyine. Sorry? Kumva nabi ndumva nteye ubwoba. Ubwoba bw'iki se? Gusa nagiye nkwiyame nkwihanize umbabarire pe ntukajye ugenda wirirwa umvuga ukajya ugenda wirirwa unsebya mu bantu. ndetse nagusebeje. Mbabarira pe nturishaka no kubyemera ntushaka no kwemera ikosa no gukomeza umbazi ubwo se abo mwabivuganye urabibagiwe kakanya. mva mu mwaramutima nta muntu njya mvugana nawe ibintu nta n'umuntu njya mvugaho utugambo ngo nyine niba barambeshyeye ubyakiwe uko nguko aho ubundi ndi perfect. ntabwo nkunda amagambo sinkunda n'utuntu tw'udutiku nta n'ikigare ngenderamo nta n'ibyiki nyine usange ababikubwiye ngo nari rikode bafite bazinzaniye gusa n'imbabazi. Okay. It's a prank.
niki shanata umugome ubwo kumana yangize ko umpamagaye nkaba ndapfuye ku Yesu yego utuntu tw'utugambane ntabwo ari prank urumva ukuntu nteye ubwoba we ngo uteye ubwoba ntese ubwo kuba yangize ko umpamagaye ubwo ndi kwirira nkabona karabaye wari uri kwirira zino saha ndi kurya ni no kwinywera igikoma nabyutse ndeka uri live kuri YouTube channel yanjye ndi live utambwira mbabariye ko it's a prank yo this ngo ntago njya ngendera mu tuntu tw'utugambo n'iki urakoze sheri ndakuvugisha nyuma y'ikiganiro sawa wa undi wa mbere namukubye ampamagara ndi kuvugana n'uyu kanongere muhamagare ahisa ampamagara Alo? we Ngo umwana mubi gutenda. Urabiyobewe urabiyobewe ako na nagukoze iki wankoze iki subwo ni cyakoza mana ntabwo ninzi ushaka kunkora ibintu nk'ibi ngibi nagukoze iki wambwiye wankoze iki nese ukugenda umbunza ahantu hose nkaho iki reka niyanikije kumbesha wakino ese nkuze Alo? Oui. Aho nkunzaye na. Alo? Ndakumva. Shana tawuteye umujinya. It's a prank baby. It's a prank nyine. Birananiye kugukorera prank nukubera iki? Kavuze umuntu mpamagaye. Kuza umwana mubi akahita anakupa numiwe nanumiwe pe uri live kuri YouTube channel yanjye reka niyanikire uri kwandika iki se ni imyenda ni amasaha urakoze sawa baby mwazumvisha inshuti zanjye bari proud yuko batamvuga ariko iwe birananiye kumukorera prank sinzi impamvu binsekeje arasetse nanjye ndaseka kuvuga biranga mwabumvisha inshuti mfite ubutaha nzabazana noneho mubarebe bababwira ukuntu biyumvaga ndi kubakorera prank n'ubwa mbere nari mbahamagaye babwira nti ndakwiyamye waramvuze iki n'ubwa mbere nari mbahamagaye nta nubwo turi no kurebana amaso ku maso ntabwo tujye tuvugana ibintu nk'ibyo ngibyo iyo bari bagize ubwoba bamvuze iki byagenze gute mwabyumvisha